Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. Wow, this is a Fly TV Rwanda again. Mr. Kibarma naje cyane uyu munsi ugiye kuganira ku makuru menshi cyane, tunakora ubusesenguzi kubimaze icyumweru bivugwa. Ubu turavuga guhera kuwa mbere w'icyumweru gishize kugeza uyu munsi wo kuwa mbere. Nibiki bivugwa muri Kongo ku gihugu cy'abaturanyi. Gusa nanone mwa bantu mwe icyo nababwira nuko kugeza ubu ngubu rwose FRDC, MONUSCO ndetse na SADC bakomeje gukubitirwa hareba inzega, bakomeje gukubitwa cyane, nta mpuhwe zihari kuri uyu munsi. Fly TV Rwanda hari hashize icyumweru tutaboneka, hari hashize iminsi twakwita ko atari mikeya, gusa nanone twaravuze tutaho kugira ngo dutange amakuru tudafitiye gihamya, kugira ngo dutange amakuru tutafatiye umwanya, amakuru tutateguye. Yes, welcome back again on Fly TV Rwanda. Yes, uyu munsi dufite igice cyitwa tubanze tumenye mbere yuko tuganira byinshi bitandukanye. Gusa nanone tubanje kubabwira ku ishusho y'ukuntu ibintu byifashe kugeza amagingo aya, nuko ibitero bimaze iminsi biterwa, ibitero bimaze iminsi bivugwa, cyangwa se ku mugoroba washize ndetse no muri iki cyumweru cyose, nuko turi buze kuganira neza byimbitse ku bantu bamaze kuba batera ubuzima ku basirikare, ku ngabo za FARDC, za SADC ndetse n'ingabo z'Uburundi. Ubwo wazarendo nayo ntabwo tuyibagirwa. Ibintu birakomeye, intambara yahinduye isura, ibintu ni moto, ni fire. Mwa bantu mwe ngiyewe rwose ndabira nkavuga ni mana yanjye, tabara kuko ibintu ntabwo byoroshye. Yes, mu gace katumenye, mu gace twibanda cyane tukabanza twamenya amateka matoya kugira ngo twinjire mu kiganiro neza ku buryo bwimbitse. Turabanza tukamenya inkomoko n'imvano y'intambara, ariko nabo none ntitubivugeho byose kuko tuzabikorera ikiganiro cyabyo kirambuye cyane. Gusa nanone uyu munsi tugiye kuganira ese ku muntu ufite ububasha, ku muntu umunyembaraga cyane, nta wundi tuvuga, bamwiza General Sultan Makenga. Uwo nguwo ni General Sultan Makenga, umugabo wavutse mu mwaka w'igihumbi kimagana cyenda mirongo irindwi na gatatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa cyenda. Uyu rero tumuramuvuga iki? General Sultan Makenga, uyu nguyu rwose akimara kuvuka yavukiye ahitwa Bucuru. Urumva aho ngaho ni muri DR Congo, ni mu gihugu cya Congo. Uyu nguyu kandi akaba ari umwe mu bantu bafatwa nk'abanyarwanda kuko avuga ikinyarwanda, kubera ko mu myaka yashize, mu myaka ya kera, uyu nguyu rwose agace yaratuyemo bavugaga, harangwaga no kuba bavuga Inyarwanda. Wow, yes, reka rero tubanze tumuvugeho gakeya. General Sultan Makenga uyu nguyu yarwananye n'abasirikare b'u Rwanda mu kurwanira mu gihe cya civil war, mu kubohoza igihugu. Uyu nguyu rwose yari umwe mu bantu barwanye ndetse agashyiraho umusada ukomeye cyane. Wow, yes, uyu nguyu rero andi mateka akomeye twamumenyaho nuko hagana mu mwaka wa 2013 witwa General Sultan Makenga aribwo yabaye umusirikare wa DRC mu buryo bweruye rwose, anakorera igisirikare cya FARDC rwose mu buryo bweruye. Gusa ntabwo byaje kuba byatinda, kubera ko ahagana mu mwaka wa 2000 September mu kwezi kwa 9 mwaka wa 2013 General Sultan Makenga nibwo yatangiye rwose arwanira, yatangiranye n'abagabo 200 barwanana mu rwego rwa rebellion. Nibwo tuvuze rebellion mu buryo bwo kurwanira ubwisanzure ndetse n'ubwigenge bwo kuba yahabwa uburenganzira bw'ubutaka. Yes, M23 yatangiye harimo abantu 200.
batangiranye ubwo na General Sultan Makenga, gusa nanone nibwo yatangije ikintu gikomeye cyane cyo kuba yakora cyangwa se yatangira na M23 barwanira uburenganzira ku butaka bwabo bwa Kongo bw'abaturage bakoresha ikinya Rwanda. Wow, andi mateka akomeye mwahishwe tuzagenda tuyavugaho. Reka uyu munsi twinjire mu busesenguzi uburyo bwimbitse, busesenguzi bujye kugaruka kuri byinshi kuri iyi ntambara ikomeje kujya mbere, kuri iyi ntambara bitoroshye hagati ya M23 na FRDC ndetse n'ibindi bisirikare byinshi bitandukanye, bindi bisirikare birimo nka MONUSCO, bisirikare birimo nka SADC, Wazalendo, imitwe y'abarwanyi y'imitwe itandukanye y'abarwanyi ikorera muri Kongo ibihuje hamwe kugira ngo barwane na M23 barwanira FRDC. Abyo byose turi buze kubivugaho, gusa nanone content yacu yavugaga ku basirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bashirira muri iki gihugu, kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bitoroshye, kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Ku itariki ya 25 ubwo turavuga ku munsi w'ejo, hari ku cyumweru, abasirikare basaga 100 b'u Burundi bose basigaye ndetse bishwe mu gitero cyabaye nyine kuri uwo munsi ku cyumweru, ari nabwo bw'abasirikare 100 baragiye, hanyuma hafatwa abasirikare 25 bafatwa amatekwa. Ubwo tuvuze gufatwa amatekwa tuba tuvuze nta kindi tuba tuvuze usibye nyine kuba bafatwa nyine bakajyanwa mu basirikare ba M23 bagafatwa nyine bagafatirwa ku rugamba. Ubwo nyine murabyumva, gufatwa amatekwa ni ibintu mwumva cyane nk'abanyarwanda. Gusa ikindi kintu twavugaho nuko intwaro zigera muri 45 za SMG za FARDC, izo zose nazo zarafashwe zirundanyirizwa hamwe. M23 ndaje nguhereza ishusho y'ukuntu imaze kuba yazonga rwose igisirikare cya Kongo cyangwa se mu gihugu cya Kongo mu buryo bwimbitse, barimo barwanira ubutaka ndetse no kuganira uburenganzira bwo kwitwa abaturage ba Kongo nyine bakanahabwa ubu uturo. Yes, ku itariki ya 25 nibwo udusozi turimo Shashe, udusozi turimo Bweramana, udusozi turimo Nyenyeri, aho ngaho harimo kubera imirwano, habereye imirwano banyarwanda. Nkubwire ngo yari imirwano rwose ikomeye cyane. Aha ngaha mbibutse ko niyo soko y'amakuru agezweho, niyo soko y'amakuru yizewe, niyo soko y'amakuru y'ibivugwa muri Kongo kandi by'ukuri. Twebwe ntabwo tuzana inkuru z'impapirano, ntabwo tuzana inkuru z'ibikabyo, tubazanira inkuru za nyazo ndetse zinafite isoko nzima, kugira ngo tutaza kujya kure cyane y'urugamba, tutaza kujya kure cyane y'ukuri, ndetse ikinyamakuru cyacu kugira ngo koko mu by'ukuri kizigarurira imitima yanyu, munagikunde byimbitse, bigomba kunyura mu makuru y'ukuri tubahereza umunsi ku wundi. Utwo dusozi rero tuvuze, reka mbahe ishusho y'uko icyumweru gishize byagenze. SADC yari irimo rwose irarasa cyane, yari mirakomanga cyane, irasa bitangaje, irasa yerekeza ubwo nyine kuri M23, kubera ko yari ifite ibitwaro bikomeye cyane, yari ifite birumvikana bitwaro biremereye, irimo irasa kuri M23. Abasirikare b'u Burundi Wazalendo barimo bararwanira neza muri Minova, ku musozi wa Minova, aho ngaho murahumva rwose, barimo bararwanira muri iyo
iyo axe ya Minova noneho barimo ukuntu byari bimeze barimo barafata intwaro byari bitwaro biremereye cyane byari bitwaro bikomeye harimo bitwaro byitwa za RPG zari zahamenetse bitwaro byitwa za SMG bitwaro birimo nka zama ibitwaro biremereye cyane inshuti zanjye byari birimo birakoreshwa kuri uyu munsi ibihugu byombi cyangwa se ndavuga SADC tukavuga abasirikare b'u Burundi tukavuga MONUSCO iba bose bari bahuriye mu rugamba ibintu ntabwo byari byoroshye ninkubwira ngo it was a fire ubyumve neza cyane kubera ko twebwe tuba twaje kuguhereza ishusho ya nyayo ishusho nziza ndetse inaranga iyi ntambara gusa nanone icyo twababwira ukuntu byari byifashe M23 ahantu yari iri hano muri axe ya Sake ahantu bari nyine M23 ukuntu bimeze ubundi ntabwo iri muri Sake fresh M23 iri inyuma gatoya cyane rwose ya Sake ku buryo yo ibiri muri target ahantu bayibereye muri utu dusozi twa muri axe ya Nyiragongo hantu bakambitse rwose barimo barashaka uburyo barasa neza kuri FARDC ndetse n'ibi bisekare bitandukanye bya Kongo yes bidashize kera rero muvuge muti kagira inkuru bidashize kera nta minsi myinshi cyane yashize nibwo umuvugizi wa M23 bamwita Lawrence Kanyuka yatangaje ko Kongo wazarendo ndetse n'iyindi mitwe irimo irarwanya M23 ataba abaturage barimo bararwanya bikomeye cyane barimo barangiriza byinshi barimo baratuma impunzi ziyongera z'abaturage ariko ikintu cyo twababwira nuko yarimo aravuga ati Kongo ati nibasigeho kwataka ati nibasigeho kugenda bangiza twavuga ingomero z'amazi zagiriye zangirizwa twavuga byinshi bitandukanye byagiye byangirizwa hano muri aka gace muri iyi axe ya Minova ukamanuka gatoya mu muhanda werekeza neza imasisi aho hose ni hamwe mu hano hagiye rwose hangirizwa ku buryo bukomeye muri iyi mirwano ibi byose rero bigaterwa n'iki nuko SADC igisirikare cya Kongo FARDC wazarendo FDLR ibi bose barimo bararwana ndetse twabyita tuvuge tubishyize mu busesenguzi twavuga yuko iki gisirikare barafite intwaro zikomeye cyane pe cyo ngicyo turacyumva ariko nanone technique and tactics barimo barazirushwa cyane na M23 ibi ngibi bikomeje kugenderamo ubuzima bwa benshi bikomeje kugenderamo abaturage batandukanye hangirizwa imitungo kamere iri hano mu bice bitandukanye bya Kongo hangizwa ibintu bikomeye cyane kuza rero tutarwiyambitse uyu munsi mu kwibaza muti byatewe n'iki iyo mu ntambara bavuze ngo abaturage cyangwa se abaturage b'u Burundi barimo baribaza cyane ese izi ngabo zacu zikomeje kugenda zigwa ku rugamba umusubirizo Perezida Ndayishimiye yohereza abasirikare ba buri munsi umutekano amahoro arimo ashakwa ntabwo bigerwaho abasirikare niko bagenda SADC barimo barahagwa ibisirikare bitandukanye birimo biragendera muri iyi mirwano ese ibi ngibi biracuriki ese ibi ngibi birashyira he nta minsi nanone ishize ibyo ngibyo byagiye bigenda bigaruka bivugwaho inshuro zitari nkeya gusa nanone ntibyanzurweho ntibivugweho rumwe n'abayobozi ba Kongo ntibivugweho rumwe n'abayobozi b'u Burundi ntibivugweho rumwe n'abayobozi abangaba baza MONUSCO n'ibindi bisirikare bitandukanye gusa ukuri guhari nuko
umuyobozi ubwo twavuga umuyobozi wa Angola yaritumije inama inshuro nyinshi cyane, atumiza ibihugu bitandukanye, atumiza u Rwanda, atumiza na Congo, ubwo Felix Antoine Tshisekedi bagerageza kuganira ndetse no kuba bajya neza indani mu bijyanye n'iyi ntambara. Gusa perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi we yakomeje kugenda avuga ko rwose atarwana na M23 ahubwo arimo arwana n'igisirikare cy'u Rwanda, ubwo turavuga RDF. Akomeza avuga ko rwose yatatswe n'igihugu cy'u Rwanda atari M23. Ati ikimenyimenyi ubwo bari muri iyo nama bakomeje baterana amagambo bikomeye cyane. Gusa nanone perezida wa Congo Antoine Tshisekedi yakomeje avuga ko rwose ikintu gihara ari uko igisirikare cy'u Rwanda ari cyo ahanganye nacyo cyane tugereranyije n'igisirikare cya M23. Ati rwose naratatswe, ati kandi nkeneye kurenganurwa. Perezida nyakubahwa Paul Kagame nawe akavuga ati rwose ati we ikibazo ahanganye nacyo nabanza gikemure, abaturage bo muri M23 bakeneye ubuturo babuhabwe bikemuke. Ati nabura amahoro muri iki gihugu cye bizaba bukomeze muzabone mu bigema. Ariko kuvuga u Rwanda atagukomeza hamya ko u Rwanda ruri inyuma y'ibi byose, ati yaribera. Ati ndakeka ko yibeshya cyane kubera ko nta kintu na kimwe kibihamya yuko rwose ari abanyarwanda bari kurwanira hano mu gihugu cya Congo mu uyu mutwe wa M23. Ati kabone ko umutwe wa M23 wahereye kera cyane urimo urwanira uburenganzira bwo kwitwa abaturage ba Congo ndetse no guhabwa ubuturo. Bakunzi ba Fly TV Rwanda, rwose inkuru mutigeze mwumva, byinshi mutigeze mwumva, byinshi mutabwiwe, byose mubikura ku isoko ya Fly TV Rwanda. Hano kuri Fly TV Rwanda tuba duhari kugira ngo ibintu byose bibagereho neza 5/5, amakuru yimbitse. Ariko se mwari muzi ko FRDC ubungubu kubera uburemere bw'intambara, kubera uburemere bw'abantu bakomeje kugenda bagwa muri iyi ntambara, ubwo turavuga igisirikare cya Congo, SADC, MONUSCO ndetse Wazalendo, FDLR, urumva ni imitwe myinshi. Gusa uko baba benshi niko ubuzima bw'abasirikare babo, ubuzima bwa bimwe mu bikorwa biri facilities bikomeza kugenda byangirika. Mwavuga muti mu mwanya ushize nibwo twakiriye amakuru atubwira yuko rwose ahangaha ahagana ku munsi wa gatandatu aribwo igisirikare cya Congo kubera ubwinshi bw'imirambo, kubera ubwinshi bw'abagiye bagwa ku rugamba, yari irimo irifashisha abamotari. Ngamwumva icyo kintu mw'abantu barimo barifashisha abamotari mu bwikorezi, mu mbabarire sinzi uburyo nabivuga ariko bwari mu bwikorezi bwo kwikorera. Bakomeje kugenda bagwa kuri uru rugamba, barimo barifashishwa cyane. Ibi ngibi tukavuga tuti birashya bishyiriki, ibi birashya byerekera kuki? Andi makuru twatahuye nuko hakomeje gukorwa ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage cyangwa se ku bazwi nk'abanyamulenge. Abo ngabo ni abaturage bafite ubuturo muri Congo, ariko nanone bakomeje kugenda basahurwa ibintu byabo, ariko bakomeje kugenda hongerwa gahunda ya leta ya Congo bavuga bati umusirikare, ati imbunda yawe nicyo kiryo cyawe, ati imbunda yawe nicyo gikoresho cyawe ufite, ati usonza gute, ati wicwa n'inzara gute ufite imbunda. Ibyo ngibyo rero bigahita bigenda bigakorerwa ku baturage b'abanyamulenge, abo ngabo batuye mu gihugu cya Congo ari naho bafite ubutaka bwabo, bakomeza kugenda birukarwa babohereza mu Rwanda babwira bati mwebwe ntabwo muri abaturage ba Congo. Gusa mu mateka biragaragara kandi binemezwa ko abaturage ba
Kongo abaturage bitwa abanyamubwoko bw'abanyamulenge abo ngabo ari abakongomani gusa nanone ubwicanyi bukomeje kugenda bubakorerwa kwangirizwa kw'ibikoresho by'abaturage kwimurwa kwakwa inka zabo ibintu bikorwa bibi cyane biremereye bikomeje gukorerwa abaturage b'abanyamulenge twavuga tuti rwose nk'ibintu bitari bikwiye gukorwa na leta y'ukuri koko nka RDC. Yes, dusoza tubabwire tuti Kibumba M23 ikaba rwose yabonye neza ibanye neza n'abaturage bo muri Kibumba ubwo twavuga Kibumba bameranye neza M23 ikomeje kugenda yigarura imitima y'abaturage batuye mu duce yagiye kaba turavuga uduse twa Kanyamahoro axe ya Nyiragongo tukavuga axe ya muhanda uva Kanyamahoro werekeza Isaki iyo handa yose mbabare yagiye ifatwa ibyo byose bikomeje kugenda bigaragaza isura nziza ku baturage kubera ko M23 iraswaho kenshi ariko iyo irimo irasubiza ikoresha target bo bafite target ndetse na tactique z'urugamba indi nako bagenda bakomeza bavuga bati twebwe ibyo tubikora mu rwego rwo kugabanya abaturage bacu cyangwa se kohereza umutekano abo dusangiye ubutaka ariko byaba twimwe ati ntabwo tuba dushaka kuba twabangiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari nayo mpamvu leta ya Kongo ifite igisirikare kinini ifite ubufasha bwinshi ariko nanone kugeza ubu ngubu byagoranye M23 irimo irabakubita ikubita umusubirizo twabyita ahareba inzega rwose ibintu byahinduye isura. M23 ikomeza kugenda itangaza ko badashakeneye kwangiriza ibikorwa remezo byo muri Kongo ati batagendereye kwangiriza ndetse no kwangiza ubuzima bw'abaturage adahubwo icyo bagendereye n'umutekano ndetse n'amahoro bishobora kuba byaza baramutse bahawe ubutaka. Gusa nanone dusoze tubabwire tubahiriza ishusho cy'ukuntu ibintu bimeze kugeza amagingo aya umuyobozi cyangwa se perezida wa Repubulika ya Kongo akomeje gutangaza ko ari maratakwa n'u Rwanda imitwe itandukanye nka FDLR ikavuga ko iri tayari kuba yazera u Rwanda ibi ngibi bizacura iki byose bizagaruka mu gice cy'ubusenguzi. This is a Fly TV Rwanda. Don't forget to subscribe ukeneye kuduhereza inyunganizi ku makuru tubagezaho wagiduhereza mu buryo bworoshye kandi ikakirirwa neza cyane. Ciao uyu ni Eric Kibarma ndabakunda cyane.